mwiza mu rugo we n'umutambyi mukuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri akunda umugore we akamuha agaciro azi ko ari umufasha ntamufata nk'umugaragu abasore bacyuba ibiti by'ikuririza abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri rubanda bashima imana itorero no muri rubanda bashima imana. Reka tubasuhuze mwese kubakurikirana ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza muganira n'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Ni muri urwo rwego rero twishimiye kongera kubana namwe. Ngiye amazina yanjye ni Karahamuheto Jean Pierre, nkaba rero ndi kumwe na mwene data nawe ugiye kubibwira Nzungu Gadi. Ubwo rero nkuko mutumenyereye twe abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi tugiye kuganirira hamwe. Turi kumwe rero na mwene data, reka atubwire insanganyamatsiko y'icyo tugiye kuganiriraho muri uyu munsi, ndetse aranakomereza ko anasenga ubundi tugire byinshi tuganirira hamwe. Murakoze cyane. Murakoze, tugiye kuganira urugo rwiza ariko duhereye aho ruhera mu irambagiza. Urugo rwiza ruhereye mu irambagiza. Ni insanganyamatsiko rero tugiye kwigira hamwe bitewe nuko ingo ziriho mu isi zaba izubaha Imana n'izitubaha Imana turi munsi y'Imana. Reka tubanze twiragize Imana rero dusenge. Turagushimye, dukundiye kubaho no guhumeka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugusabye guduha kumva no kuvuga ibikwiriye kugira ngo buri wese ahari hose ashobore gusobanukirwa. Tubyambarije mu izina rya Yesu. Amen. Nta muntu n'umwe utifuza urugo rwiza. Yaba abubatse, yaba atarubaka, yaba abana bari mu ngo z'ababyeyi, buri wese wabo heza niho heza. Nkuko mugiye kubitwigisha, urugo rwiza mu nsanganyamatsiko bigaragara ko ruhera mu rambagiza. Ariko ubwo ruhera mu rambagiza, reka tubabaze yenda twahoranije, ubwo biragaragara ko kugira ngo rube rwiza ruba rwahereye mu rambagiza ryiza, rukaba rubi rwahereye mu rambagiza ribi. Nubwo ruhera mu rambagiza ryiza, ariko ntekereza ko umuntu arambagiza umuntu. Umuntu akwiriye kuba afite iki? Mbese barambagiza bate? Ese ni zihe ngingo umuntu yakurikiza ibyo umuntu akabyitaho kugira ngo azagire urugo rwiza? Murakoze cyane. Mu byo twiga kandi twemera tunizera twebwe nk'abagorozi bemera ivugurura, n'umuryango ntabwo ujya usigara. Rero umuryango n'ubundi unahera mu ihitamo ry'uwo ari we wese agiye gushaka ko bazashakana. Iryo rero ryitwa irambagiza. Muri iryo rambagiza umuntu akwiriye kuba yari afite ikimenyetso, kuko nta washobora kugura ikintu atazi ubwoko bwacyo cyangwa se ngo abure gushaka ikimunogeye. Ni nako umuntu wese ugiye kurambagiza akwiriye kuba nibura afite ubwenge n'ubugenzuzi bukwiranye no kumenya neza ko urugo rwiza umuntu yubaka neza urugo rwe iyo yarezwe neza. Iyo yarezwe neza rero, reka tubabwire ko uyu muntu warezwe neza hari ingingo byonyine ubwabyo gusa agomba kuba afite urugwiro. Icyo ni icya mbere. Kabiri, afite kwishimira abandi. Gatatu, yihangana kandi akababarira uwamuhemukiye, uharira. Agomba kuba azi kwishimana n'abandi. Gatanu, agomba kuba afite ari umunyabushake, adakururwa, adahatirirwa, yarangiza mbese ari ukumwerekana ubushake bukaza. Agomba kuba yishimira gucumbikira abandi. Agomba kuba akora imirimo ye neza, inshingano ze akazikora neza kandi azitunganije. Kandi agomba kuba yumvisha iby'umwuka n'iby'ibintu umuntu warezwe neza aba afite. Iyo ujya guhitamo, ntabwo ureba ku maguru, ntureba ku maso, ntureba ku musatsi, ntureba ku birenge, tureba ku madiplome, tureba ku butunzi, kuko ibyo nibyo bintu byiza byaba ari inkingi zikomeye za urugo mu munezero no mu bukungu, mu mibanire ndetse no mu bwumvikane. Hari bamwe barambagiza. Mu kurambagiza bakaba barambagije nabi, igihe yaba ni bamwe barambagiza uburanga. Kavuga ati ameze uko nshaka, ateye uko nshaka, mbese afite posture nziza, yewe kuri foto tuzifotoza menshi. Ibyo akibwira ko ibyo ntabwo biri mu bintu byubaka urugo. Hari abandi barambagiza ubutunzi. Kavuga ati yarize, afite akazi, ahembwa menshi, iwabo barakize, yarangiza ni umwana umwe,
niwe munani waba uzajyaho gusa yarangiza akarambagiza ubutunzi akibagirwa neza ko ubwo butunzi azabuheshwa n'imico y'uwashatse. Hari abarambagiza umuryango kuvuga ati rero ise na nyina ni beza n'imfura, yarangiza urebye ba nyirarume ni igitangaza, aho iwabo bari batuye twari duturanye, arega na mama niyo yavuye, ukica muri ibyo gusa ukibagirwa neza ko byanze bikunze igihe uyu muntu yavukiye ari mu ihererekanyamurage, ari mu indemano, ari mu imirire, ari mu uburere, akabamo akarere ndetse akabamo n'umuco ujyanye n'igihe. Ashobora gutandukana, kunyuranya, yewe ntakore n'ibihuje na ba bandi washimaga, kuko abo washimye nabo wabonye ariko nabo ntabwo wabonye mu nzu no mu mutima. Hanini cyane ngiki kintu cyo kurambagiza ubutunzi ntacyo n'umuryango bitaba byagira akamaro gake. Ku ngingo ya 4 hari abashimirwa n'abandi, umuntu akadashoboye kwigenzurira, ababyeyi bakamuhitiramo, inshuti zikamuhitiramo, yewe nunashaka ushatse wanashaka n'abasa n'abakutanditse ku isoko bakakwamamaza, ugashima nta kizugira, yarangiza ugahitwamo n'umuntu utagukunze, utakwikundiye mu mutima, utakwihitiyemo bitewe nuko yahitiyemo n'abandi. Abona ijambo nirambagiza ariko ribi. Igiheruka hari ni nshakira mu ruho. Ugati ndakuri nshakira mu ruho ni umuntu ubwo byaranze, byarapfubye, imyaka yararenze, umuga bwaraje, yarangiza akavuga ati rero ubu nirangayeho, cyangwa se nta kundi nagira, abameze neza ntibanyemera, cyangwa se bityo akaba ari nshakira mu ruho. Izo nazo byitwa kurambagiza, ariko kurambagiza nabi. Murakoze cyane. Ese yenda ntaje ku ngingo ziri buvugaho cyane, yenda mwimbika munasesengura, nta muntu ushobora kurambagiza ibi yarabifite yenda hari bikaza guhinduka nyuma, yarafite ibyo byiza bivugwaho ngaho muri izo ngingo, kuba atararebye ku butunzi, atararebye ku buranga, yarebye umutima mwiza, ariko nyuma bikanga. Hariho ibyo bita intege nke kamere, yarangiza mu buzima umuntu akaba ari aho, ariko mu bwenge bwe yahura n'intambara agahinduka. Hari abahura n'amagambo, hari abahura n'amateranya, hari abahura n'uburwayi, hari abahura n'ubukene, yarangiza icyerekezo kigatakara, ugasanga mbese bimwononye ubwenge n'umuco, yarangiza akaba ashobora guhinduka uko yari ari, ntaba ariko akomeza kuba. Ibyo birashoboka. Bibiliya ivuga iki ku bijyaniranye n'uburanga ndetse no ku bijyaniranye no kwishingikiriza ku butunzi? Ahangaha ndabanza ntinde kuri iriya ngingo yitwa ubundi kurambagiza uwo muzarwubakana rukaba rwiza, ni umuntu muzahuza igenamigambi, mugashyira hamwe kandi mukumvikana. Ibyo bita organisation, ni coopération na compréhension. Mbese umuntu muzaba mwubakanye neza, ni umuntu muzasangira icyo bita ingengamikorere, ni umuntu muzahuriza hamwe mu ntanyuzwa n'undi wanyuzukwe, yani umuntu muzumvikana mukishimira, rangiza mbese wavuga akakumva nawe yaguha inama nawe wayimuha, mbese mugashyira hamwe mutabanje gushaka uwa gatatu uretse Imana. Rero uwo muntu urugo ruba ruzaba rwiza. Ariko ugiye kuburanga gusa icyo Bibiliya bivugaho mu migani 31:30 haratubwira ngo uburanga burashukana. Ubwo bivuze neza ngo ushobora kubwirata, tukore hasi, ukabwirata ugasiga inzara gusa, ukabwirata ugahora ku musatsi, ukabwirata ugahora ku pantaro gateye ipasi, yarangiza ukibagirwa ko kurya no kuryama ndetse n'amashuri n'inyubako n'ubuzima n'igenamigambi bidashingiye ku buranga bw'inyuma, ahubwo bishingiye ku bwenge buri imbere bugomba kubaka. Niyo mpamvu bavuze ngo ubwa mbere Bibiliya uyibajije yonyine ubwayo gusa muri icyo gitabo cy'imigani, Salomo yavuze aya magambo, avuga amagambo meza aremereye yego ariko y'ingenzi, aho yavuze aya magambo agira ati umurongo wa 30, ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Imana niwe uzashima. Urukumva rero ko uburanga n'ubutoni kuba washimwe nabyo bishobora kuba taza n'umusaruro munini cyane, yarangiza ngo nibura buri wese abashe kumva. Nibyo. Hari ikindi nabaza kuri ibi bijyaniranye n'uburanga, uko biri kose umuntu akunda icyo abona, umuntu yarambagiza ati, kuko umuntu akunda icyo abona kandi twirirwa hatandukanye. Ndavuga yenda nko ku basore n'abatararushinga, ashobora kuba akorera icyangugu, ashobora kuba akora mu nzira Kigali Muhanga, cyangwa se yenda Kigali Rubavu, akazi kari umushoferi,
azafata igihe yicare arambagiza ate azabigenza ate kuko icyo azareba iki kimwe n'indi mishinga yose nk'uko umuntu yitegura akazi akabanza kwiga ishuri akarirangiza nta hubi rya primaire nta hubi rya secondaire nta hubi rya universite ni nako hadakwiriye kubaho ihubi ryo kubaka urugo birakwiriye ko umuntu yitonda mu kantu kose ukamenya neza ngo uyu muntu tuzabana akaramata tugasangira ubutunzi tugahuza icyerekezo tugafatanya kurera abana nitubagira yarangiza tukihangana ingorane dusangiye amahirwe tukayasangira ukwiriye kutagira mu ihubi yarangiza ukamenya neza ngo ni iki nzashaka nta gupfa gutoragura ku muhanda ntabwo ari byo yarangiza ubutoraguye nk'inoti idakora yarangiza ko ntacyo byaba bimaze byonyine ubwabyo gusa ntabwo ari byiza ni byiza ni ukubanza kureba ko afite urugwiro ko yishimira abandi ko yihangana ibyo byose kandi ubimenya mudahuriye mu nzira ahubwo ni ukumureba abana bamukandagiye ukareba ukuntu utwana tw'iwabo tumusanga ukareba twatwenye ukuntu tumubaza ukareba ukuntu tumwongorera uba ufite ibintu ni consultation nk'izindi zose uragenzura cyane kuko umuntu muzabana akaramata umugenzura nk'uko umuntu ajya mu isoko akafata inkweto akareba tara akareba semera akareba uruhu akareba uko imeze akareba nimero ibi byose tureba tukipimisha nuko n'uwo tuzashakana tukwiriye kureba nkungukiye igitekerezo muri ibi bihe byateye imbere abantu bahurira muri resitora mubonye mu nzira ukamwaka nimero mugahurira muri hoteli mugahurira muri resitora mugasangira ukamubwira uti rero nagukunze nifuza ko tuzabana nuko akakwemerera ndetse ubu hajeho n'ibindi yamara kwemerera bagatera ivi ubwo ntaho bihuriye no kuzagira urugo rwiza ntaho bihuriye na gato ndetse n'iyo tugura n'imyenda mu isoko hari igihe hari utwenda tuba twanditsweho ubwoko bw'indodo badodesheje nitwugenzura kuko hariho ugura muri ako kanya ukabona bawupashije neza urarambuye ariko wawukubita mu mazi wongera kuwupasa bikananirana wajya kubona ukabona uvuyemo irangi ukabona uracutse muri ako kanya bitewe n'uko wapfuye guhitamo gusa utabanje kureba ubwoko bw'indodo rero niba tureba imyenda n'inkweto n'ibindi byinshi n'ubutaka tugiye kuba n'ubwoko bw'imodoka tukabugenzura ubwoko bwo tuzashakana bw'imiterere tugomba kubugenzura neza imiterere ye kuko niba zubaka urugo ugomba kuba ari umuntu ukunda kwishima ufite ubushake bwiza wakwishimira gucumbikira abashyitsi ejo tuziyakirira abashyitsi kandi waramuzanye cyangwa se ngo yishime wenyine wowe mutishimanye igihe abashyitsi baje niyo mpamvu icyo kintu kirakenewe cyane murakoze cyane hari ikindi mwavuze yenda turajya dutaruka ntabwo dushobora gukurikirana ingingo ku ngingo muri iki gihe tubayeho bitewe n'uko turya tubayeho bitewe n'uko tunywa tubayeho bitewe n'uko tubona ibyo kwambara ubuzima bukoroha ukabona telefone ukabona amayinite mwavuze ko gushaka ukurikije ubutunzi nabyo atari byiza ubutunzi wabonye ku mukobwa ubutunzi wabonye ku muhungu ni iyihe ngaruka ibirimo mbi bwa mbere kuko n'ubutunzi butubeshejeho muri ubu buzima busanzwe uyu muntu wihutira gushaka usanga undi akamuhitamo akamukunda ku bw'ubutunzi aba yiteguye kuzamuhanga nibakena nk'uko wagushatse ari uburanga kuko icyo wamushatseho n'igishiro ubwo uzahera ko ushakaho ikindi kiri noneho hari ikindi gikomeye cyane n'ubwo buranga nabwo ejo namugara cyangwa akarwara cyangwa agahura n'impanuka cyangwa se ikamumenekaho akagira ibimutwika uzavuga uti icyakiri nashakaga kirarangiye ahasigariye wende cyangwa se turavavanuye niko abarundi bavuga rero ku bw'ibyo niyo mpamvu wenda ntanze nko ku by'uburanga navuga nti byaba ari akaga gushaka uburanga ku mukobwa amaherezo ukazasanga azi kurya atazi guteka ariko kurya byo abishoboye ariko uburanga bwo arabufite yaba ko ari ukumushyira imbere y'iduka ngo bamurebe wabona abakiriya ariko noneho uzamushyira mu nzu yarangiza hasabwa guteka umuhungu uzi kubyara ariko atazi kurera no kubaka urugo yarangiza ibyo nabyo ushaka kumubona ukavuga ati umuhungu arateye neza pe ariko icyo ashoboye gusa no kubyara kurera abaza yabyaye nta kundi yarangiza urugo rukoresha amafaranga arenza yinjira abenshi cyane nicyo babyara bati bwa buranga rero burya za nzara nzahora nzisiga wa musatsi nzahora mumesa nkoresheje imiti ya kijyambere yarangiza urwo ruhu rwanjye ruzahora rwisiga menshi yarangiza kuko niko yarugize kandi nicyo washimye gishobora kuba ikibazo rero ati ndetse hari n'ababaho bonyine babyo gusa bita ku mubiri gusa ariko ingo zabo ari umusako ibyo gusa nta kindi cyabiteye ari ukwita ari uko warebye inyuma wareba ku butunzi ubundi ubukungu waciye buruta ubwo wasanze ubutunzi ubukungu waciye wowe buba bwiza kuruta ubwo wasanze
uwo ni umugani ababyeyi bafite byinshi ariko wowe ntabyo wigejejeho uyu muhungu usanze afite butunzi ariko ntabwo yigejejeho uyu mukobwa uzanze niba wakomeye ariko atari wabiciye ni ukuri uba ugomba kumenya neza ko ubutunzi wiciriye bukubwira ko niba unashira uzashaka ubundi ariko ubwo wasanze bushize wabura ubundi nicyo ni kimwe rero inzu nziza timara agahinda gaterwa n'umwiryane ubwo wakweretse ko inzu ari nziza byonyine ubwabyo gusa ukayijyamo rwose ugasanga salo ni nziza intebe ni nziza yarangiza igitanda ni cyiza ariko mufitanye umwiryane n'ubundi mwarara mugaragurika noneho utagukunda ibyo ntibikumara inzara n'inyota birakwiriye ko umuntu afite byinshi ariko atagukunda n'ubundi inzara n'inyota ntishira cyangwa se niyo uriye ntuhaga niyo uryamye ntugira ibitotsi yarangiza nta mahoro ugira mu mutima niyo mpamvu ubutunzi usanze bwe kuzakuba ari bwo bugukurura simvuze ngo uzashaka abakene cyangwa ubwabyo gusa ariko icyiza ni ugushaka uziha aho gushaka aho birunze ni ugushaka uziha uzagufasha kugira ngo mugire icyo mugeraho mugire icyo mugeraho yarangiza mugafatanya yarangiza ukavuga uti nyura aha nange ndanyura aha duhuriza aha yarangiza uwo niwe mwiza hari ikindi yenda kiriho mu bihe bya none cyo usanga iki ndakivuga bijyaniranye n'uko yenda mu isi harimo umugani uvuga hari igihe tuba tuvuga yarangiza wabwira abantu bakavuga ati ariko se bino byo kandi bino byivanze bite n'imyemerere reka tubabwire ko ubutunzi Bibiliya uko ivuga mu gitabo cy'imigani imigani 15:16 haranditse hagira hati uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagararo yego ubwo nukugira ngo wumve neza ko icyambere cy'ingenzi wahitamwo uri kurambagiza no kureba umuntu ubaho Uwiteka kuko nubwo mwagira duki mwagabana ikijumba mwagabana gasose mwakarira hamwe mwembi agasandi kabari kamwe ariko mukakiryana umutuzo uduke turimo bavuze ngo uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi buri mu impagarara naho mu gice cya 16 umurongo waho n'uwa 8 ho hatubwira amagambo nk'aya avuga ngo uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa icyo nabyo aho kuzashaka ubukungu buvuye kumujura uzasanga waramuhisemo gusa ngo ufite amafaranga ariko arayo yateruye yarangiza nabyo nta mahirwe arimo muzabana nk'imyaka 2 niba ntibimuhire mu wundi mwaka cyangwa ajye guterura n'ubundi bahamusige nabyo birashoboka kwese nabyo nakaga umunyamico myiza niwe mwiza cyangwa azabiterure ubirye wafunzwe nabyo birashoboka cyo nacyo ni nakandi kaga reka tugere imbere mavuze ko harimo no kurambagiza umuryango w'abanaka babize bakomeye reka dushyireho n'iri jambo bafite ijambo muri sosiyete mbese uwo muryango ukawuza kurambagizamo icyo byagusaba icyo ari cyo cyose nawe ukumva iryo shema urariserukanye ukazanazengurutswa n'ahakomeye naba mvuze wenda ibikomeye abenshi byatinda no kubinjiramo ariko abo bakomeye bagiye gushakamo umunsi baziruka uziruka ubakurikiye kuko ni icyo washatse kandi ushobora kubazira sinshatse kuvuga ko wenda ari bibi ahubwo buri gihe ibyiza uri umuryango ukomeye ni koko hari uburere bwubaka izina hari aho ugasanga urabati abana kanibunaka na rurarugo rugira abakobwa bakavuga ati umwana wahariya w'umuhungu wamusanga yemwe yabagize amahirwe ni koko ariko uwo ugiye gushakana nawe si babandi bubatse izina ryabo ntabwo ari bo ugiye gushaka abo bubatse izina ntabwo ari bushatse ahubwo ushatse abakomokaho rero ku bw'ibyo uba ugomba kumenya neza ko uwo mwubakanye akuzanira n'ihererekanya murage ry'iwabo akakuzanira n'indemano y'iwabo akakuzanira n'imirire y'iwabo akakuzanira n'uburere bw'iwabo akakuzanira n'imico y'iwabo ntabwo bapfa gutoragura impostire ya hano inyuma gusa ngo urebe wibwirwa ahubwo akuzaniye ikindi kigega cy'ibyo ushaka n'ibyo udashaka ku bw'ibyo rero niyo mpamvu mbere yo guhitamo umuryango uba ugomba kumenya n'ihererekanya murage ryabo ubwiwe n'iki ko batiba ubwiwe n'iki ko batabeshya ubwiwe n'iki ko atari abarwanyi ubwiwe n'iki ko ari abatari abashizi b'isoni ubwiwe n'iki ko batimana kandi aho weho utabikunda wowe ibyo wenda ntubikunda uzamuzana gusa byo ngibyo bwabyo gusa ariko wenda cyabahaye ubukungu ni ukudakoraho ngo bahundi yarangiza kikaba ari cyabaye ubukungu
itagira uwo baka mbese niba ntabicamo yarangiza akaba ashobora kubana ariko ukabwirirwa uri iwabo kandi byuzuye ukagira inyota uri iwabo yarangiza ati ariko barakize ariko bakijijwe no kutabikoraho bakijijwe n'ingeso mbi murakoze cyane reka twegere imbere tugire ikindi tubaza hari ibijyaniranye no mu gihe cya none rero umuntu yisumbukuruza akaba ari umuntu runaka cyo kuze bagaca umugani bakavuga ati urukundo ni impumyi ubwo ni mu kurambagiza nari nkiri umusore akaba yenda mu miterere yabo umukobwa w'umuhungu cyo koza ashobora kuba yarisize yarangiza akavuga ati ngiye nzashaka uwize lisansiye kandi ubwo we yenda amashuri ashobora kuba yaretse ku mpamvu ze cyangwa se zitari impamvu ze yarangiza ati nzashaka uwize umusore nawe akavuga ati nzashaka uwize warangije muri Harvard iyo muri Amerika na hehe hari ababigambirira cyane ariko se ni izihe ngaruka zishobora kubamo nubwo abarambagije nabi nta zindi ngaruka zibiza inyuma urakoze cyane ku bantu biga imitekerereze bazi ko uburere bwiza bugizwe no kuba umunyakuri no kuba umunyamwete no kuba inyangamugayo no kwitinyuka uwarezwe nabi aba umunyabinyoma akisuzugura akaba umunebwe kandi akiba iyo umuntu afashe icyo navuga ngo ni grade igusumba ugashakana nayo amaherezo uhora witinya iyo utarezwe mu butwari cyane cyane abakunda gukomera no kuba intwari kiretse yakurusha amashuri nawe umurusha ubukungu yego noneho nawe yarangiza umurusha icyo bita ngo ni le bien matériel ibyo nawe ngese hari icyo yagusaba ariko kurusha diplome kandi ukanaba mugufi kandi ukazajya umusaba ubwo yanakuyobora yanagutegeka yakuza ubwisanzure no kwishyura ukizana ntiwavuga ntiwatanga inama ku mpande zombi ari umugore utarize umugabo yarize yavuga ati tetwa ni igiki iti wowe ceceka gusa ujya mu gikoni nibyo ushoboye kikaba ikibazo yarangiza niba ari umukobwa wize umugabo atarize umuhungu atarize nawe ashobora kwicara akayamutukira mu ntamatama mu cyongereza cyangwa mu gifaransa batari kuvuga ibiki yarangiza ati rese moi tranquille yarangiza ugaza reka niturize nguvuze mu iki abatarize namwe murangora ubwo byonyine ubwabyo gusa mbese si kenshi ako umuntu arusha undi satani atakuririraho ngo asenye umudendezo wundi ahanini cyane naho sinshatse kuvuga kubabimenya barashakanye kubabimenya ibindi byarabaye abantu bazi ubwenge bubatse bamaze kubakana umwe yarize undi atarize umwe akomoka ahakomeye undi akomoka ahoroheje undi akomoka akarere keza undi akomoka mu karere kagayitse ukwiriye kumenya neza ko icyatumye umushaka ibyo wari ufite ntibyari bimufite ntabwo nkumvise aho kandi ntabwo ari njyewe n'abandi ni uko ni ukuvuga ngo iwanyu ntiwaharata ko wahabuze umugabo wari ufite abasaza bawe benshi ariko ntiwabonekamo umugabo wawe wari ufite abasaza bawe nta mugabo wawe wari urimo aho wavuye ukaza gushaka icyo kintu uzagiha agaciro ubuzima bwawe bwose nibyo yarangiza abashiki bawe bari muri Amerika nibyo ariko ntiwashatse mu fiyanse uba ugomba kuzirikana neza ukamenya neza ngo uyu nashatse ngo ambere inyunganiza mbere uwo tupangana uwo dushakana uwo tuba mu nzu hamwe uwo dusangira uwo tujya inama ubwo bose arabasumba aruta amafaranga aruta amashuri aruta uburebure aruta icyubahiro aruta inzu aruta ubwoko bwanyu kuko wamubonye cyangwa ku mugore impande zombi yarangiza buri wese akwiriye kumenya neza ko uwo yashatse afite agaciro kuruta umwanya arimo niba ngo umwanya urimo w'ubukire w'amashuri bigira agaciro yego ni byiza kuko bishobora kubahahamwo icyubahiro n'ubukire ariko ntabwo bishobora kuruta wa wundi washatse yego reka ngaruke kuri kiriya ho gatoya cyane tugana ku mwanya wo tugiye kugira bike nanone dusesengura tugana no ku musozo kuri kiriya kijyaniranye no kwiga no kutiga hari impamvu yenda itumye nkibaza muri sosiyete turimo cyane abantu batunzwe ubu ngubu n'ubwenge n'agahanga akaba ariko mbivuga muri uko gutungwa n'agahanga rero abantu nyuma yo kubona ko batakireba ku masamba ahubwo bareba kuri diporome nini kuri diporome nini umuntu akayirebaho w'icyo yakoze byabaye kwisiga
cyangwa se akaba ari umusore mwiza ariko yenda akaba avuga ati ngewe icyo nzakora ni ugushaka uwamajije guhaha. Ingaruka mwavuze irimo nyirizina yimbitse irimo muri icyo kintu, kuko uwo mugambi waguteye icyo si ryo rambagiza ryiza. Ingaruka nyakuri ni iyihe? Ingaruka nyakuri ni uko uyu muntu washatse bitewe n'ubukire wamubonyeho, yego, n'amashuri ubwo nawe izaba intandaro yo gutuma yumva atakwiyumvishe nk'ijana. Kuko azavuga ati ni iki cyagukuruye, yarangiza byongera ubwabyo gusa bituma ataguha agaciro kabikwiriye. Noneho simvuze ngo be gushakana, ariko niba ugiye kubishaka banza umenye neza ko ushobora n'ubundi kubiririramo. Shatse yakubwira ati ko biri kose ni 100,000 ariko ntumvugeho. Yarangiza konti yanjye sinzayigushyiraho, imodoka ntituyihuriraho, mpori ufite uwo nshaka uwo ndashaka karagenda n'amaguru. Yarangiza iyi nzu yanjye ntabwo ariyo gukandagirwamo n'ingegera zose uzana. Yarangiza ibyo byo bikaba bihagije, kandi ubwo izambere zikaba ari zituruka iwanyu. Birashoboka nabyo. Niyo mpamvu ubutunzi utaciye ntibuguhesha ishema. Cyakora bwaguhaza, bwakumara inyota, bwakwambika neza, ariko ntabwo buguhesha ishema. Tugana ku musozo, nihe nama yagirwa abasore n'abakiri bato kugira ngo bazagire irambagiza ryiza? Ndashaka kwibutsa abasore n'inkumi banyumva yuko umuntu w'inyuma atari wo bakuruko. Umuntu w'inyuma bivuze iki? Amenyo meza, iminwa myiza, amaso meza, amaguru meza, kwambara ukaberwa, amashuri, diplome, ibyo byose ni housing. Njya numva kino kintu gifunitse inyuma cya telefone. Cya telefone. Niko njya ncyumva nanjye, ni ambalage. Yarangiza icyo n'ubundi menya neza ko ibyo bitazakubakira urugo. Ibyiza ni uwo muzayishimana. Ibyiza ni uwo muzafatanya. Ibyiza ni uwo muzashyira hamwe. Ibyiza ni uzagufasha. Ibyiza ni uzagukosora. Ibyiza ni uzumva ibyifuzo byawe. Ibyiza ni uzakosa ntakwandagaze. Ibyiza ni uzaguha inama igihe bizaba bikomeye. Ibyiza ni uzakwihanganisha uwo munsi bitaramutse nk'uko byari bikwiriye kuramuka. Aboneka te wamushakira he? Ahangaha bwa mbere Bibiliya iratubwira ngo umugore mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Imana ntabwo izana abakobwa ngo bashyire ku isoko. Yego. Ahubwo Imana iguha ibimenyetso. Yego. Niyo mpamvu bavuze ngo umugore w'ingeso nziza ni ikamba ry'umugabo we. Ingeso nziza umuntu aba afite kwera. Ubwo ni isano afitanye n'Imana. Ingeso nziza ni ukubana neza n'abandi. Ubwo ntubikibaza ahubwo ukabigisubiza ku bandi ukabumugisha. Ingeso nziza ziba zishingiye ku bwenge, kuko ubwenge butera kujijuka, bugatera kumenya, bugatera amakenga, bugatuma nyirabwo yivana mu bibi, kandi bugatuma umuntu adafatanya n'ababi. Ni imigani 2:10. Ubwo rero niyo mpamvu twabonye bya bintu bigera mu 8. Iyo mico myiza igomba kubigizwe n'urugwiro, agomba kuba umuntu wishimira abandi, agomba kuba yihangana kandi yahemukirwa gahara. Ntahore buri gahara ari umurwanyi, kandi akishimana n'abandi. Ibyo bita Bibiliya iravuga ngo uwarane n'ababaye kandi wishimane n'abishimye. Kandi umuntu w'umunyabushake babwira ati wankoreye ibi ukabona atabanje yarenduka, yarangiza niba ari bishoboka kwishimira abageri wawe. Iyo ni indi mico. Yarangiza gutunganya ibyo ushinzwe ukabikora neza, no kwiyumvamo iby'umwuka, kuko tuvoma ku Mana. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, nihe nama mu munota umwe, kuko turashoje, mwagira abarambagije nabi ndetse bakaba babona ingaruka zamwe mu makosa mumaze kuvuga? Mu gitabo cyitwa Inama z'Itora umuzingo wacu wa 2 haravuga ngo ntukicuze waramaze gushaka. Icyo noneho umuswahili we yabinyujije n'inzira. Aravuga ngo amazi yamenetse ntiyongera kuyorwa. Yego. Rero wakurikirana Dawidi yigaza agira ikosa, yicisha Uriya atunga muka Uriya. Na n'ubu baracya mu masekuruza ya Yesu muri Matayo baravuga ngo abyara Salomo kuri Betisheba muka Uriya. Ubwo ni kukwereka neza ko uwo mwashakanye ni nk'ibara ry'uruhu ritajya rivaho. Ibyiza ni ukutivovota, ni ukwihangana, ni ukutamucyurira, ni ukutamukubita inkokora, ni ukutamwandagaza. Mbese ntabwo umubi akwiriye kuguhindura mubi. Ugomba kururinda n'ubundi ubupfura bwawe n'ubunyangamugayo bwawe ukabugumana. Murakoze cyane. Reka tubaho umwanya usoza munasenga
niba hari ikindi mwavuga kuri iki kiganiro twagize mukakivuga nyuma yaho mukaza umugambi nyamukuru muri urugo rwiza ruhera mu kurambagiza kwarukira nkuko abantu batajya bahera mu bukwe be kureba ingo z'abandi ahubwo nawe wiga kuzagira urwawe bwa mbere ni wowe n'agaciro kawe ni wowe washatse n'amahirwe ye ni urubyaro rwawe n'icyerekezo cyiza ni sosiyete nziza kwishimira kandi nawe ukazaha inama ukaba n'intangarugero ni wo mugambi ingo zose zitunganye isi sosiyete yose yawe ibaye nziza kubw'ibyo buri wese atunganyije iwe n'undi agatunganyiwe igihugu cyamererwa neza itorero ryamererwa neza abavandimwe bamererwa neza abagenzi bamererwa neza yewe no mu mutima bamererwa neza n'ijuru ryakwishima amen rero reka dusenge data wa twese turagushimye isi yubakiye ku muryango turagusabye ngo yose uyitunganye tubishimire izina ryawe uzi ibikwiriye kuri buri wese abakuze n'abatoya abasanzwe bubatse abasaje abo byagenze nabi bose ujye ubafasha abo bitaragenda nabi ujye ubarinda abatarazigeraho nabo ubaha ubwenge tubyambaje mu izina rya Yesu amen amen mugabo mwiza mu rugo we n'umutambyi mukuru abakenura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri akunda umugore we akamuha agaciro azi ko ari umufasha namufata nk'umugaragu abasore bacyuba ibiti byikuririza abakobwa b'amabuye akomeza imfuruka tuzabona iterambere ryihuta mu miryango itorero no muri rubanda bashima Imana